Mese bana mudukurikiye byiza kuri mwe mwakoze subscribe kuri Gasoko Media TV uno muhungu w'abanyarwanda Jeswe w'amipanga itogere mu nkuba umwami w'abagore banyarwanda kazi manje kubasuza mbifuriza amahoro Imana nyagasani gukomeza kubana namwe aho muherereye hose abadukurikira rero kuri The Voice Official abadukurikira kuri Zaburon TV n'abadukurikira kuri Animachano mwese namwe ndabasuhuza cyane uyu ni umunsi rero umeze nk'ubukwe n'umunsi utandukanye warutegerejwe igihe kinini n'umunsi ngiye kujya mu isabato ariko nari kumwe n'umugabo bita Kamarade Faxman original mukunze gutazira ngo ikirimarima Kamarade ni umwe mu bantu nifuzaga kuzagira nawe ikiganiro bitewe n'utumwe mu dukorera akora ndetse n'ubyonge mutinyamo Kamarade ni umugabo ntinya umutinyira iki umutinyira iki izina mwamwise ryatumye mutinya ryuko atize se ryuko atize Kamarade yarize shabyihore ninjye wa mbere utarize se Patrick we yarize ubwo urumva Patrick yabasa mu bigo akaba yarize ahubwo basigaho kugereranya na imica basigaho kugereranya anje nukangiranye nabo bana bro narize nize hegi history economic and geography wize nize kuri Islamic Kacyiru École islamique islamique byari birimo byose byari birimo hari harimo primaire harimo na secondaire muri nayini wize muri nayini urumva abihaye Imana b'abayisilamu ndanabasuhuje aho bari n'abantu uri kumva bemera Allah abihaye Imana b'abayisilamu twatangiye tubwira abantu muri introduction nese ugoko abihaye Imana b'abayisilamu banze ukosoroka hano Patrick uretse gato bari Uganda hari byabaye nibyo tugeze Uganda naravuze ngo miliyoni 3 z'amashiringi y'u Rwanda mbivuga mbizi nzi nkeneye ko bitrending nibi ngibi hari igihe mbivuze kugira ngo nyine ukomeze wemeze ko ugira ubwenge abafite ubwenge buke baseke ko bavuze ko bagaruka bamwe wenyine abihaye Imana b'abayisilamu ubwenge bukeya ninjye ubwenge we abihaye Imana b'abayisilamu ako se uzajya umfata unjiranye n'ibirimarima nka byanditse muri showbiz y'Rwanda ngiye mbwira ibirimarima ikirimarima cyambere Patrick Entertainment ikirimarima Kamada ko nguvuye mageragere ukoresha ubwenge udasubirayo wasenga vugo uretse gato Patrick reka vugo oya nshaka kubwira abantu batanu Kamarade waramwe mu gihugu nshaka njye mbwira ibirimarima bitanu ikirimarima cyambere ni Patrick Entertainment ikirimarima cya kabiri ni Gasuku komeza icyo ni ikirimarima komeza ikirimarima cya gatatu ni njyewe bwira batatu basi Kamarade ikibazo cya mbere cyajya giti amakuru akavuga ko ngo wigeze kwiba telefone ku iposita ufatwa nk'igisambo ujyanwa amajyagere amezi 6 ayo makuru nawe ugiye yabona ntabwo nigeze niba yego nakoraga ku iposita yego muri 2020 ngo ahubwo statement yagiye ko wibye uri igisambo kunyuma basisi mubaje se basubize nakoraga ku iposita ncuza telefone yego ukora mu komisiyoneri ariko wari umumami bifata uko bishaka yego icyo gihe naje kugura telefone y'injurano nyizaniwe n'umuhungu witwa Samu yego Samu yari yayibye ahantu mu gipangu hano ku Gisozi wari ubizi ariko ntabwo nari mbizi nyine winca mu ijambo uwo muhungu witwa Samu mu rugo mu gitondo azana igikapu arambwira ati hari nakoraga mu Bahinde none bagiye kugenda bansigira ibikoresho amatelefone ya iPhone 11 Pro Max ndayigura 1550 wari uyafite cyangwa n'undi muntu wayaguhaye nari nyafite nta musuru mva narakoraga n'umuntu ntabwo nayabura ngamare icyo gihe narayiguze telefone ayindeza na ekuteri nanashira munsi mukadi mwitabiraho bisanzwe mbaga ari y'umuntu waje ndamuzi n'umuntu muri quartier niwe wape tubona ari abo mu gikoma cyavuga ko muri quartier babana babakiri iko Gasamu hashize nk'amezi 3 barampamagara batuzafita kuri uwo munsi wo kwitaba nibwo bohereje umunyamakuru witwa Pasi w'impanuro ambwira ko ashaka duhurira muri centre y'abatsinda bamfata gutyo bafashe gutyo ariko telefone uko nakora ku iposita ntunce mu ijambo mayi ugibaza umuntu ikintu baza kigusubiza iyo telefone nayo narayivanyemo simukadi uko abantu bari ku iposita cyangwa abantu bashaka telefone hari igihe umukiriya wawe aza akavuga ngo iyi telefone kwitabiraho niyo nshaka
yujuje ubuziranenge yashimye nanjye ubwo nari narayigurishije kumfata rero ariko iyo telefone yari yibanywe n'ibintu bifite agaciro ka $8,000,000 harimo ama laptop harimo ama iPad harimo ama GPL harimo amafaranga harimo ama biscuit harimo ibintu byinshi ariko ihanganire kamarade komeza umworo wamaze mageragere meza ngahe oya ntabwo neze ngimageragere warafunzwe amezi 6 uriya rafite ikibazo amezi 6 kamara amezi 6 imageragere ujye uvuga ibintu kamara wafunzwe amezi 6 sinigeze ngimageragere navuye kuri sitasiyo ya Kagugu naho twari turi bafungira iminsi 5 ribu niyo mategeko nk'igisambo yego ubu ni ugukekwaho sibyo abo ari igisambo of course ugukekwaho hanyuma mva umara iminsi 5 hariya Kagugu ukagenda Kibagabaga rero niho ugenda bakakujyana kubashinjacyaha ukabazwa wowe wamazemo amezi angahe namazemo nk'ukwezi kuzuye ukwezi kwabarga nk'umunsi umwe kuri station jewe kuri Kimironko nyine kuri gereza ya Kimironko nyine kwigororero rya Kimironko kwigororero rya Kimironko namazemo iminsi 3 hanyuma nk'igisambo buretse nyine usobanura nyine nk'igisambo nkigeramo uwo mujama wamazemo nk'igisambo yego hanyuma nkigeramo uwo mujama nawe baramuzanye umujama arambwira ati ro kugira ngo ngibe nkurekuze urampa miliyoni y'u Rwanda kugira ngo nishireho ibyaha byawe ninjye wabyibye mukora uburiganya yego okay yose ruswa yewe naribye telefone narazikugurishije ntabwo mbyemera muri bo ariko ndabizi ko njye wayiguhaye kugira ngo nishireho ibyaha byawe anca amafaranga hafi kuyamuha abantu bambwira ati ni umutego ruswa yego muri iyo minsi yo twamazemo nakubwiye ko tumaze muri minsi nka 30 baramutwaraga mu gitondo bakamujyana buriya abagenzacyaha ndetse na ribu n'abantu bakoresha ubwenge buhambaye bamujyanaga mu gitondo bakamuzana nimugoroba yerekanye aho yajyanye iPad uwo munsi bakamufata bakamujyana bakamugurira inkoko bakamugurira amafiriti bakamuha amaji tutwereka akabereka GBL ahiye gutyo twagiye kujya ku isomwa ry'urubanza nahindutse umwere wajyanywe imageragere afungwa imyaka 2 ubwo yaranatashye ubwo mbeshyezeho mucyo basi ubwo no kuvuga ngo waje guciga ku ngeso yo kwiba se no kugura ibyibwe ntabwo nari umujura gusa ibyo nakoraga narabivuyemo ngo mfite ibindi bintu nkora ku ruhande yego so kamara uri umwe mu bantu bari muri industry nyarwanda ya showbiz ariko bivugwa ko ngo bahubagurika cyane abantu bakanagutinyira icyo kintu kamara icyo kintu cyemera guhubagurika ushatse kuvuga sinzi byari byo ushobora kuvuga utatekereje kubera yuko ndumwe mu bantu mbizi neza yuko naremye inkuru nyinshi nawe wakoze ubwawe wamamaga inshuro nyinshi uri muri Amerika umbwira uti iyi nkuru niyo koko nyikore zirimo marabitsa ariko yego nakoze inkuru ya Kiramani nakoze inkuru ya Mikina ongera utekereza kugira ngo waje yego ndasubiza ndagira focus ndagira kuri point wambwiye ako muracako no kugira ngo musobanurire okay ndahubuka ndabizi yego aho ngano nari nkeneye oya nase mbyange ndikwakanire ubona bitazagukoraho ubona bitazagukoraho ari nge nawe ubona nende bifuriza gufungwa inshuro nyinshi ndi kukubwira bande babigusabira ndimo ndakubwira reka tuganire ndimo ndakubwira ubona guhubuka abanyarwanda ndimo ndakubwira guhubuka kwawe ubona bitazagukoraho kandi byarankozeho tayari bizankono kangahe none se kutabicikaho ahubwo se kankubaze gasa none ndikubaza kuki utabicikaho wama nk'ingero nk'ebyiri zo guhubuka kwanjye inkuru zawe nyinshi cyane no muri commentaire baraza kubikubwira baraza kukubwira atari ku kamarade urahubagurika ibaze kugeza naho nese nideklara ngo ndagutinya ese kamara zimwe mu nkuru waba warakoze wenda ifite yakugize ingaruka ni nkihe wenda ukaba wahamagarwa bakavuga ati hano kosora cyangwa se siba zirimo marabitsa inkuru nakoze nagari bantumije bantumiza cyangwa mbangire ngo nyisibe ahubwo ni inkuru yanteye ubwoba cyane ni inkuru nakoze kuri Dani Nanone ni inkuru nakoze ntatekerejeho kandi twari kubona Patrick buriya rero gasuku iriya nkuru wanye nagutekereza se iriya nkuru Dani Nanone kugira ngo nyikore ni Patrick de Tetena kwera guhubuka kwawe uretse se nyumve barasobanura
kandi ibintu nubikata ngiye nzabivuga ahandi usa n'urubingo Patrick usa n'urubingo yari kumwe n'umugore wa Dayina none rero babyaranye ni inshuti magara yego nabasanganye ngo bamaranye umunsi wose navuga entertainment focus entertainment niwe wamuhaye nimero yahaye nimero Morini ati hamagara kamaradi inkwara ari igihubutse ariko ubwo nasanze ko kamaradi ari ugira ari uhubagurika ariko nasanze Patrick agace ka mbere yagashutinze k'inkuru hambwa tiro kamaradi uyu umugore wa Dayina none mu nzu harimo amafoto Dayina none n'ibikombe yagiye atwara byose byari birimo ati uyu nguyu n'abayobozi bari aho ngaho na daso ziri aho ngaho iriya video twayishutinze ari Patrick n'umukameramani wanje nanje sinzi impamvu ari njyewe byakoze Patrick niwe wakabaye iyo video haraho na upload inzuzi kandi iriho kandi yaragiye kuri iyi voice ye ni mfite screenshot ndetse nyishiraho ndayipostinga ngo nagiye gupostinga iriya nkuru Patrick amaze amasaha 3 apostinze iriya nkuru hari ngiye bigaruka so wowe kwaho nyine ubagurika oya ntukari njyewe wenda kwicarwa cyane none kamara kuki utajya ukoresha ubwenge rimwe na rimwe aho bukenewe ubuzima tubamo ni busaba ubwenge dusaba kubaho nk'inyamaswa z'inkazi wongeye kumutinya igihe cyose igihe cyose ufite amahitamo atandukanye n'ay'abandi cyane mu nyamaswa z'inkazi tugiramo imbwa tugiramo imihari tugiramo amadubu kamara umaze kuba imbwa umaze kuba iki umuhari njyewe ndi ingurube ariko ntabwo iri mu nyamaswa z'inkazi ni inkazi buriya cyane ingurube yakwica n'amasegonda gasu sura kuntu ngana gutya bagushyize mu kumba n'ingurube mu masegonda 40 yabigushite kumaze mu nawe wakwica umuntu se nagacyo sobanuye ahubwo avuga ngo njyewe impamvu ndi ingurube umusiramu yayanga ariko ejo bagakora amavuta yo kwisiga avuye mu ngurube akayisiga ingurube buretse gatoya kamarade ibintu urimo uravuga urimo urajya kure urumva bavuye mu ijuma abayisilamu ndabemera ingurube ariko bisiga amavuta y'ingurube ariko bisiga ingurube sibyo iranzwe kurusha ibindi ariko ikoreshwa cyane nawe urya kabenzi sibyo n'abayisilamu barayikoresha ingurube ni inyamahoro nubwo tuyita ko iba mu mwanda ariko ni inyamahoro urimo urayisiga amavuta wanayogeje ubu ngubu kugira ngo wumvikanishe abantu batanayikunda batanagira njyewe mu tunyamaswa ndi ingurube basi kagaruka kugira ngo barumugiye rero mpamvu mvuga yuko mubuka nuko ntanga breaking news kandi cyane muri iki gisata tubamo hari ibisaba gushishoza kamara tubamo